muzungu narara yagarutse, uretse ko uyu munsi araza kuba ari kuri quad, yagiye ku Gisenyi kujya gufata ka vacances. Twagiye reka ndambye ahangaha nicaye ku Kivu, hara hirya ni Kongo, ku Gisenyi, ubuzima buraryoshye, nibereye mu karuhuko. Nta kundi nyine. Ariko rero nababeshya ahangaha ndi ntago ari ku Kivu, ntago ndi Gisenyi, ahubwo ndahandi hantu kure. Ahangaha turi rero nubwo bwose nababeshya, ariko urebye ntabwo nababeshya. Ahantu ndi bahita Kerkira mu Kigereki, ni ahantu bita Corfu. Nk'uko mbibabwiye rero turi mu Bugereki ahangaha. Ndashaka kugira ngo mbatembereze mbereke ukuntu hari ahantu hasa nk'iwacu, ahantu bagira sipure, ahantu bagira ibiti nk'iby'iwacu n'akazuba n'imisozi inyuma aho ngaho. Ndashaka kugira ngo mbatembereze, maze ubwo ngubwo munkurikire nta kundi. Dore bya biti nababwiraga rero bimeze nk'iby'iwacu hirya hariya, ariko mvuze igiti nibuka ikintu cyangombwa. Reka mbajyane mu murima ahantu batera imbuto zitwa olive. Ntabwo umuntu yava mu Bugereki atagiye kujya gusura ibiti bya olive. Mwambare bote tugende. Izo olive rero niho bakuramo amavuta yitwa huile d'olive. Baragenda bagafata ibintu bimeze nk'incundura bakabisasa hasi, barangiza bagacuruza ibiti kugira ngo bakuremo izo mbuto nyine zitwa olive. Akaba ari uku nguku bazisarura. Sasa rero reka dutandukane. Ubu ngubu nanjye ngomba kujya gucecemba amazi, namwe ubwo reka mbareke mukomeze mutembereho nta kibazo. Ubwo naho ubutaha.